kuko iyo wibagiwe Imana ibintu byose birapfa. Iyo wibagiwe Imana iminsi wamaze uyishingikirijeho. Kandi iyo utumviye Imana hari ibintu bitatu ikora. Icyambere, umuntu utumviye Imana na musarura Imana imubonamo. Umuntu utumviye Imana abantu baburara hari. Ndagira ngo mbabwire ko hari ingaruka nyinshi zo kutumvira Imana. Kubera icyo abantu bapfusha bakarira Imana yapfusha bagaseka. Erega hazabona ishyano abantu icyo navuga nuko ibihe byiza nshuti z'umusaraba amahoro y'Imana aganze mu buzima bwanyu. Kwindwa n'Imana bigwire muri mwe cyane. Umucyo w'Imana ubarasire, ubwiza bw'Imana bubabeho cyane. Ngushimiye ko ino video yifunguye. Imana iguha umugisha kandi ngushimiye ko subscribe, hangiza ugakora share, ugakora like, ugashaka comment. Byose Imana iguhe umugisha. Asigaye nyemerera nakire umubyeyi turi kumwe tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Nge nitwa Ndamukunda Patrick, ngo haye ikaze. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Ni amahoro? Turashima Imana. Umeze neza? Ndashima Imana. Amakuru y'iminsi? Meza cyane. Yego, witwa Ikirezi Esther. Abantu bakoze ngo nk'icyuma cyamanutse ku ndege. Cyo kivugo. Nicyo kivuga. Ese kivuga gikuye he? Bazansura nyibabwire. Bazagusura. Ubuse umuntu muri Canada azagusura gute ngo acyumve gukurikiye? Umuntu wese agira ikivugo bitewe naho yaturutse. Ejo bundi Dawidi amaze kwimikishwa amavuta. Imbere ya Eliyabu na Binadabu na Shama. N'abaturage b'i Betelehemu bose bamureba. Yateye ikivugo aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anshora iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntago nzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Amen. Biravuze ngo Patrick ufite ikivugo cy'ubuzima bwawe. Cyane Imana yagukuye naho ikugejeje cy'imirimo yakoze. Ba utagifite azaguca amande. ngiye nkunda kwita byishimo kuko wanda ibitwenge urisekera. Ufite channel yitwa Gushima TV, nibagiye bagusure barebe ibiganiro ukoraho by'ijambo ry'Imana, ngize ko subscribe nurangiza wituma ukorera share na comment, ubundi mubanye unamuteye n'inkunga. Amakuru mfite na kamera agira na bikoresho, ariko wadukurikiye ikintu wakora kugira bizaza kubera Imana kandi bibitse mu bantu kandi asanga bibitsemo no mu dukurikiye. Ndagira ngo cyeze ubanze usenge twinjiye mu cyaga tuganiraho uyu munsi ku ngingo tuza kuba tuganiraho. Turacyagushima mwami, turacyagushima kuko uri umunyembabazi, uri umunyembaraga. Tubeshwaho n'imbabazi zawe, tubeshwaho n'imbaraga zawe, tubeshwaho n'amaboko yawe. Amaboko yawe ni magari, amaboko yawe ni maremare. Niko umuririmbyi w'ikorasi yavuze. Tugarutse kandi tuvuga ngo shimwa, warinze ababyeyi badukurikiye, wabarindiye mu ntambara baciyemwo, warinze abapapa badukurikiye, wabarindiye mu ntambara baciyemwo, abasore n'abakobwa warabarinze. Buri muntu wese unteze amatwi yabonye imirimo y'imbaraga zawe, yabonye imirimo y'amaboko yawe. Aleluya. Yabonye kwera no gukomera kw'Imana. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Uyu mwanya ibizima n'abakuru n'abaserafi bakuramye, amoko yose n'indimi zitari zimwe zo mu isi zivuge kuri umwami. Turagushimiye kuri Mpisemo TV, tugushimiye kuduhaye kuramuka turi bazima, abandi mwami wahaye kuba amahoro nuhimbazwe. Nyemerera rero ukuboko kwawe kwiza kugane kuri buri wese uduteze amatwi, kumubeho kandi kuboko kwawe gukora imirimo n'ibitangaza mu ruhande rwe. Ntabwo kugaragara ariko gukora ibintu bigaragara. Kuboko kwawe gukiza abarwayi baduteze amatwi, kubohora abari mu nzu z'imbohe, gukenura abakennye, guhesha akazi abashomeri, kwambika abambaye ubusa, guhoza abarira. Kandi ukuboko kwawe kuburanira abafite imanza, kuko ukuboko kwawe ni ukunyembaraga, kurashoboye kandi kurakomeye, kuratangaje, gukora ibitangaje. Urakoze, tangirana natwe umuntu duteze amatwi, umuha umugisha, imbaraga zawe zimugote. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Turaganira ku ngingo zitandukanye ariko noze no kuguha umwanya ufite umuzingo n'ubundi gihe cyubwira abantu badukurikiye, abantu bakuze ijambo ry'ihumure, ijambo rifite ukuri.
uyu mwaza kuza no kubaganiriza ariko reka dukorere muri ino nguni aka kanya ikintu cyitwa kumvira Imana. Iyo umuntu atumviye Imana bigenda gute? Iyo yumviye Imana bigenda gute? Tubona muri Bibiliya benshi bagiye bumvira Imana babonamo umusaruro, kandi batumviye Imana ntibabona umusaruro. Ese uyu munsi umuntu yabuza gute n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ikintu cyitwa kumvira Imana ko cyahagaze gute muri ino minsi? Ubundi Imana yigeze ibwira Abisirayeli, Patrick, irababwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Iteka umuntu wese wariye agahaga inyiturano yitura Imana ntukwibagirwa. Ariko abantu badukurikiye nagira ngo mbabwire ngo ntibazibagirwe, kuko iyo wibagiwe Imana ibintu byose birapfa. Iyo wibagiwe Imana iminsi wamaze uyishingikirijeho, iyo uyibagiwe gatoya ibintu byose biragutinyuka, bikugabaho ibitero muri make. Bikugabaho ibitero, kandi iyo bikugabyeho ibitero nyine birakwanika. Noneho rero abantu bankurikiye nibasure Samweli, barebe ibintu Samweli yanditse ejo bundi. Sawuli umunsi atumviye Imana, hari ibintu 2 cyangwa 3 Imana yakoze. Icya mbere, yicujije icyatumye aba umwami w'Abisiraheli, cyatumye imwimika. Kabiri, yamunyaze ubwami buha umuturanyi. Gatatu, ntabwo ishobora kumujyana ubundi. Iyo itumviye Imana hari ibintu 3 ikora. Icya mbere, yicuza icyatumye igushyira mu mwanya urimo. Niba uri directeur wa company runaka, niba uri directeur w'ikigo runaka, niba uri umuyobozi, niba uri umukozi mu kigo runaka, iyo utumviye Imana yicuza icyatumye igushyiraho uri, kuko nta musaruro iba ikikubonamo. Biravuze ngo umuntu utumviye Imana nta musaruro Imana imubonamo. Umuntu utumviye Imana abantu baburara hari. Umuntu utumviye Imana asenya ibyo abantu biyubakiye. Umuntu utumviye Imana akomeretsa abandi. Umuntu utumviye Imana nta magambo y'ihumure wamukuramo, nta magambo y'ibyiringiro wamusangamo. Umunsi Sawuli atumviraga Imana, Imana yicujije icyatumye imwimika imushyira ku ngoma. Kabiri, Imana yamunyaze ubwami ibuha umuturanyi. Gatatu, Imana yamuciye ku ngoma. Hanyuma rero uyu munsi umuntu ashobora kuba ari mu isezerano, urangwa idashobora kuba ari mu isezerano ry'iby'Imana yamubwiye, nk'uko Sawuli yagiye ku ngoma, Imana imwimikishije amavuta yo mu rwabyo ikoresheje Samweli nk'umutambyi, nk'umuhanuzi, nk'umucamanza mu Bisiraheli. Ariko umunsi atumviye Imana, Imana ikicuza. Ndagira ngo mbabwire ko hari ingaruka nyinshi zo kutumvira Imana. Ubwiza bw'Imana bukuvaho iyo utumviye Imana. Umwuka wera araguhunga iyo utumviye Imana. Ibyaha watinyagura bitinyuka, kubera ko umunsi Sawuli atumviraga Imana yarokoye abamareki, kandi bari bafitanye Imana, yari bafitiye inzigo y'igihe kirambye. Hari ibintu bari barigeze bakorera Abisiraheli bibabaza umutima w'Imana. Umunsi atumviraga Imana yarokoye umwami w'abamareki. Biravuze ngo iyo umuntu atumviye Imana arokora ubusambanyi, arokora ubugambanyi, arokora ubusinzi, arokora amagambo, akavuga abandi akabasebya. Muri we nta byubaka abandi abafite ibibasenya, kubera ko atumviye Imana. Biravuze ngo umwuka wera muvaho agahangwaho n'undi mwuka mubi. Uyu muntu burya yanasara. Yego yasara. Mu buzima bwacu bwa buri munsi nagenda baboneka ko batumvira Imana, cyangwa ugasanga ko zibabayeho. Reka hari urimo kuvugwa muri ino minsi cyane ya Bamuriki Edouard, ni umukristo wabarererwa mu itorero rya ADPR hamara igihe kirekire. Ndamuzi mu bitaramo aca imivugo, ndamuzi mu bitaramo yandika indirimbo, anayobora amakonseri muri ADPR mu myaka yatambutse. Ibintu byamubayeho byaba byarateye no kutumvira. We nk'umuntu mwabanye mwanasenganye cyangwa uzi, uyibona gute? Yewe Bamuriki muzi ndi umwana mutoya, byanze bikunze yari ari mu masezerano y'Imana. Ariko umwanditsi w'ijambo yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu w'iteka hana, ngo nuko ntugasuzugura igihano w'iteka Imana yawe guhana. Iyo umuririmbyi yaravuze ngo amasezerano y'Imana ngo iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, ntabwo azahera azaza. Ndahamya neza ko uyu munsi Bamuriki yari yicaye mu byasezeranijwe.
abantu basenganye na Bamporiki kera, abantu babonye Bamporiki ayoboye ibitaramo mu itorero, ayoboye ari umuririmbyi akorera Imana asenga, barabizi ko Bamporiki yari ari mu masezerano, yari yicaye mu masezerano. Ariko uyu munsi ntabwo ibintu bibaye kuri Bamporiki ari ibyo kumuciraho iteka, ntabwo ari ibyo kumucira imanza. Patrick, ngewe ari ibintu bijya binsetsa, kubera icyo abantu bapfusha bakarira Imana yapfusha bagaseka. Niba wowe ushobora gupfusha ukarira, ukarizwa nuko wapfushije, kuki Imana ipfusha ugaseka? Niba ushobora gupfusha ukababazwa nuko wapfushije, kuki runaka waguye, kuki runaka wagize amakuba? Erega hazabona ishyano abantu bishimira ibibi bibaye ku bandi. Ese kuki runaka ugize ibibi wowe ejo bitakubaho? Icyo navuga nuko ibyo Bamporiki yacamo byose Imana iramukunda, kandi mukunda kuruta abantu bose, kuko yamutangiye Kristo. Yego. Nta shyano ryaguye ku buryo Bamporiki yacirwaho iteka, kuko ubugingo bwa Bamporiki muri Kristo ni ikinege. Niyo mpamvu rero abantu badukurikiye ntibacireho iteka Bamporiki. Imana ishobora kugukubita akanyafu kugira ngo yongere iguca buri kwiyegereze, kubera inyungu igufitemo, kubera ko ufite bugingo, kandi bugingo Kristo yabugiriye ku musaraba. Kariya akaba ari akanyafu kuri we. Ni akanyafu. Ntabwo rero akanyafu umubyeyi ahana umwana kamubabaza, cyakora karamukebura, karamuhwitura. Abantu rero ntibaceho iteka, ntibamucukurire ngo bamuhamba areba, oya, ahubwo umuntu uyobowe n'umwuka yamusengera. Hari abavuga ngo yamaze igihe kirekire atakiboneka mu bintu by'Imana, atakiboneka muri ya mirimo y'Imana, ngo ahugira mu kazi yari ashinzwe, ngo n'Imana irimo kumuhana, ngo n'Imana irimo kumuhana, ngo yitwaye nayo masezerano. We niko ubibona koko? Yitwaye nabi gute? Ni iyerekwa se bafite iyerekwa. Ngewe ubu umuntu twavugana kuri Bamporiki n'umuntu ufite ihishurirwa, naho ibyo byose rega umwanditsi aravuze ngo umuntu yavukiye mu isi, ni Yobu wabivuze ngo umuntu avukiye mu isi abafashe igihe mu ntambara. Intambara uzagira uhembwa 50, ntabwo ari izo uzagira uhembwa 100,000. Intambara uzagira ukorera kampani iciriritse, si zo uzagira ukorera ikigo runaka. Ndagira ngo abantu banyumve, intambara uzagira ucuruza boutique, si zo uzagira ufite iduka. Abantu banyumve, kuko boutique icuruza kuri detail, ariko iduka riraranguza. Hanyuma rero niba yaramaze igihe kirekire ataboneka mu murimo w'Imana, ataboneka mu rusengero, ntabwo bivuze ko yatawe, ntabwo bivuze ko yaciwe, oya, ntabwo ari cyo bisobanuye. Kuko icyo Imana yitayeho n'ubugingo bwa Bamporiki. Niba ari umunyabugingo, inzira yacamo izo arizo zose ntabwo Imana yamuhomba. Ahubwo burya aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. Yego. Niyo politike y'Imana, aho kugira ngo iguhombe yaguhombye. Yego. Yitwa Ikirezi Esther, mu mukurikiye ku channel yitwa Gushima TV, afite ibiganiro bitandukanye, nyinshi zitandukanye, impuguro zitandukanye, n'isengesho mukunda muri benshi. Mu musoreyo mugiye mukore subscribe, mukore share, mukore like, munamuhe comment, mumutere mu bigo butandukanye. No mudamagurukiye kwamaza ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ngo umwanya ufite umuzingo, hari ikindi ndagushize ku mutima ugiye cyubwira abantu badukurikiye. Abantu badukurikiye nababwira ngo ntuzigere ucira umuntu urubanza, ntuzigere ucira mugenzi wawe urubanza mu gihe utarahura n'ibihari gucamo. Nta burenganzira ufite bwo gucira umuntu urubanza mu gihe ibintu ari gucamo utarabicamo. Oya, nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi mbwira abantu ngo ntibagace imanza, kuko Kristo niwe mucamanza. Mu gihe utazi ibintu mugenzi wawe ari gucamo, ntukamucire urubanza, kuko ntabwo uzi uburibwe bw'ibyo ari gucamo uko bungana. Dusome Matayo ibice 25 ku murongo wa 11 twumva icyo havuze. Haravuze ngo hanyuma bakobwa bandi bo baraza bahagarara, barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe, mutazi umunsi cyangwa igihe. Reka nongere nsome hejuru ku murongo wa 6. Haravuze ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku, ngo umukwaraje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu,
kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwaraza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. 11 niho twari twasomye. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo kuba maso. Hari igihe abantu bumva Bibiliya ivuze ngo kuba maso bakumva ni ukubaho umuntu akanuye nka zandagara. Ururagara ruva mu mazi, cyangwa isamake iva mu mazi ikanuye amaso, bayiroba ikanuye, bakayizana bakayishyira ku isoko ry'umurimo ikanuye. Abaguzi bakayigura ikanuye, bakayitahana mu rugo. Ufite firigo akayibika muri firigo ikanuye. Ejo ukazayoza ukayikata ikanuye, ugacamutsa amavuta kuri gaze cyangwa ku mbabura ikanuye, hanyuma ukayikaranga ikanuye. Ese ndagira ngo mbabaze, iyi samaki ishobora kumanuka mu nda igikanuye? Abantu rero iyo bumva Bibiliya ivuga ngo tube maso, hari igihe bagira ngo kuba maso ni ugukanura nka zandagara. Oya, kuba maso ni ukuba maso mu buryo bw'umwuka. Murabyumvishe? Hanyuma ukagira amaso ane, ukagira amaso areba ibintu bigaragara twese duhuriyeho, abakizwa n'abadakijijwe. Ukagira n'andi maso areba ibyo abandi bantu batareba. Ayo maso areba ibyo abandi bantu batareba ni amaso y'umwuka wera, ni amaso aduhesha guhishurirwa ibihishwe. Ayo maso ni amaso aduhesha guhishurirwa iby'ubwami bw'Imana n'ubwiru bwayo. Ni amaso aduha guhishurirwa umucyo wa Kristo uri kumwe natwe utumurikiye. Niyo mpamvu Luka yaranditse aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana ngo nicyo kizatuma umuseke udutambikira, nuko ngo ukamurikira abantu bicaye mu mwijima, ukabayobora inzira y'amahoro. Hanyuma umwanditsi w'ijambo Yohana yaravuze ngo mbere na mbere hari ijambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Hanyuma nta bintu byaremwe bitaremwe nawe. Hanyuma ijambo ni umucyo, kandi uwo mucyo ijambo uwo ni Kristo, akorera mu mucyo, arera abana n'abera. Imana ishimwe. Uyu ni umugani w'abakobwa 10. Yesu yagiye aca imigani, aca umugani w'abagaragu babiri. Avuga ku mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye itaranto, ngo amaze kumusigira itaranto, hanyuma ngo umugaragu asanga araricuruza rirunguka. Avuga no ku wundi mugaragu waridebekeye, utararyitayeho, utararibereye maso. Araza rero avuga no kuri aba bakobwa 10 b'abanyabwenge. Aba bakobwa 10 tubagereranye n'abaririmbyi babana muri korari y'abaririmbyi 70. Tubagereranye n'abadiyakoni babana mu kidiyakoni ku mudugudu, ku rusengero. Aba protocole ari aba protocole 30 cyangwa 10, ari abadiyakoni 30 cyangwa 40 bakorana umurimo. Tubagereranye n'abanyamasengesho babana muri groupe. Tubagereranye n'abakristo tubona mu rusengero ku cyumweru. Iyo bari mu rusengero, twese iyo twicaye mu rusengero twambaye neza, duparitse amamodoka yacu, duparitse imiduga yacu, duparitse ibinyabiziga byacu, dufite Bible n'ibitabo by'indirimbo. Mu by'ukuri urebesheje aya maso y'umubiri abona twese tujya mu ijuru, abona twese twiteguye. Yesu rero ngo aca umugani, aravuga ngo hari abakobwa 10, ariko muri bo 5 bari abanyabwenge, ndetse abandi 5 bari abapfu. Ndagira ngo mbabwire ko mu baririmbyi 70, abaririmbyi bazajya mu ijuru barabizi, imigenzereze n'imikorere yabo n'imibanire yabo babanyemo n'Imana bariyizi. Ndetse n'abatazajya mu ijuru bicaye muri korari ari abagerageza bagenzi babo,
ari ibigeragezo bigerageza bagenzi babo, ari ba space mu kinyarwanda cyumvikana, nabo barigize. Umuntu n'umwanya ahagararamo muri korari azi neza ko azajya mu ijuru cyangwa azi neza ko atazajyayo. Umuntu udiyakona arabizi. Nigeze mu minsi yatambutse, ari umukristo uherutse kunsura aranganiriza, yahoze ari umukristo ubu ntabwo akiri umukristo, arambwira ngo yamaze imyaka 9 mu itorero. Ararimbwira, ambwira groupe yabagamo izwi cyane hano mu mujyi wa Kigali, ambwira imyaka 9 ko yamaze imyaka 9 mu itorero adakijijwe. Abo bantu turabafite baba muri korari ariko batigeze bakizwa, nyamara mu buryo bugaragarira y'amaso nabo bategereje umukwe, bategereje kugaruka kwa Kristo. Yaranyicaje arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko namaze imyaka 9. Yize igice arabatizwa, ajya muri groupe. Iyo groupe irasohoka ikajya Tanzania, ikajya za Kongo, ikajya hehe, ikajya mu biterane bya Pentecote ku rwego rwa Afrika. Murumva ko iyo groupe ikomeye. Yari umuyobozi muri yo. Aranyicaza arambwira ngo yamaze mu itorero imyaka 9 atera inkunga umurimo w'Imana bubamo, arara amajoro asenga, azamuka imisozi, akora buri kimwe cyose asabwa gukora nk'umugenzi ugana mu ijuru, ariko adakijijwe. Yarambwiye ngo ntiyigeze akizwa n'umunsi n'umwe, ntabwo yigeze akizwa. Icyakora arambwira ngo yakunze imikorere y'abarokore, yakunze imibereho abakristo babamo, ariko ntiyigeze akizwa. Turabafite rero uyu munsi bafite amatitre runaka mu madini n'amatorero ariko batigeze bahinduka. Barabatijwe mu mazi menshi ariko ntibahindutse, ntibakijijwe. Ndabaha urugero, uzatumbike ibishyimbo ubishyire mu mazi kuva mu gitondo kugera nimugoroba, uzasangamo ibishyimbo byatumbamye ushobora gukuraho igishishwa bitakugoye. Uzasangamo n'ibindi bishyimbo byatumbamye uruhande rumwe, urundi ruhande nta mazi yabigezeho kandi byinikiwe rimwe, byatumbikiwe rimwe. Uzasangamo n'ibindi bishyimbo bitigeze bigeraho amazi, ushobora kugikuramo ugasanga ntikigeze kigeraho amazi kandi wagitumbitse. Yesu rero acuye umugani aravuga ngo abakobwa bari 10 bari bambaye iniforome nk'uko tuzambara muri korari, baratebezaga bagafunga karuvati, barabwirizaga nk'uko twese tubwiriza. Hanyuma bose bari bategereje umukwe, bari bategereje kugaruka k'umukwe. Nk'uko uyu munsi wowe unkurikiye utegereje, uba muri korari ariko hari icyaha cyakunaniye kureka, nyamara utegereje umukwe. Abantu bakubona babona utegereje umukwe, nyamara urabizi ko uburyarya bwakunaniye kubureka, urabizi ko gusambana byakunaniye kubireka, urabizi ko kunywa itabi byo ubwabyo byakunaniye kubireka, urabizi ko ufite indwara y'umunwa, indwara yo kuvuga, yo gusebya abandi, yo kubasenya, yo kubasebya. Urabizi kandi abantu iyo bakubona ufashe Bibiliya ugiye mu materaniro babona utegereje umukwe, babona uri mu bantu bategereje umukwe, babona nawe ufite amatabaza y'abantu bategereje umukwe. Ubundi Imana yo mu ijuru ndabasaba mwebwe turi kumwe mureka tuyibwire ngo niduha andi maso y'umwuka azadushoboza kuba maso. Umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo nimukenyere kandi muhorane amatara yanyu, nimugenze nk'abantu bategereje shebuja, kugira ngo nahagera agakomanga bahite bamukingurira. Umwanditsi yaravuze ngo harahirwa abo bagaragu shebuja azasanga bari maso, ndababwira ukuri azakenyera abicaze ku meza. Imana ishimwe. Biravuze ngo aba bantu bari maso, aba bantu bategereje umukwe, aba bantu baboneje amatabaza yabo, hari ibintu umukwe ababikiye, hari ibintu umukwe abazigamiye. Amen. Uyu munsi bashobora gukena, uyu munsi bashobora guhinga ntibeza abandi bejeje, uyu munsi bashobora gucuruza bagahomba abandi bungutse, uyu munsi bashobora kugenda n'amaguru abandi bafite amamodoka, uyu munsi bashobora kuba badafite uburyo, ariko umukwe ari ibintu abazigamiye. Amen. Ngo Yesu aca umugani w'aba bakobwa aravuga ngo 5 bari abanyabwenge abandi 5 ari abapfu. Byanze bikunze ntago ushobora guhinga amasaka ngo yasarure ngo uremo amazi mu bure mo n'ibipfu. Mu materaniro y'abantu 3,000 ntihaburamo abanyabwenge ngo haburemo n'amapfu. Mu baririmbyi muririmbana abapfu ntibashobora kuburamo, n'abanyabwenge ntibashobora kubura. Rero nuhura n'umupfu akagusenya, nuhura n'umupfu akaguha message gusenya, igusebya,
ntibizagukomeretse kuko nta kintu yibitsemo mu itabaza. Kandi mbabwire ngo agaciro ni amavuta, kuko iyo umuntu afite amavuta akandagira amateka, amavuta akandagira iyo ufite amavuta ibyaha byakunaniye amavuta arabikandagira, ugakiranuka mu maso y'Imana, ukabashishwa gukiranuka muri Kristo Yesu ku bw'amavuta y'Imana, ku bw'amavuta ufite. Hanyuma rero ngo aba bakobwa bose bari baririmbaga bategereje umukwe, kandi bose bari bafite amatabaza. Ikintu gitangaje, aba bakobwa bose bari bafite amatabaza, kandi amatabaza yabo yose yarasaga, kandi bari bategereje umukwe. Ntabwo tuzi imyaka bamaze bategereje umukwe, ntabwo nzi imyaka umaze utegereje umukwe, ariko ndagira ngo ugenzure itabaza ryawe urebe ko hari ikintu kirimo. Urebe mu itabaza ryawe, urebe. Hari igihe uyu munsi waba uzi ngo ufite itabaza ririmo amavuta, kandi ubusambanyi bwarayamennye, amagambo yawe akuba mu kanwa asenya imitima y'abandi yarayamennye, uburyarya bwawe bwaramennye amavuta ari mu itabaza ryawe, uburozi bwawe ubana nabwo bwaramennye amavuta ari mu itabaza ryawe. Nyamara iyo abantu bakubona, iyo abashumba bakubona, iyo perezida wa korali akubona, iyo perezida wa gurupe akubona, iyo umuyobozi w'abadiyakoni akubona, abona nawe uri mu bantu bategereje umukwe. Yesu rero avuga ukuntu aba bakobwa bari bicaye bategereje umukwe. Yohana yandika igitabo cy'ibyahishuwe, yavuze ku bantu b'abanyabwenge, aravuga ngo yagize ihishurirwa, abona ngo yagiye kubona, abona ururembo rwera Yerusalemu nshya, ngo rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, ngo rurimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirijwe umugabo we. Ndagira ngo mbabwire ibintu bibikiwe abanyabwenge baboneje amatabaza yabo muri ino minsi. Narababwiye ngo gukiranuka nyako ntabwo ari ukubaho akabari kari, ni uguturana nako, ukibuza kunywa inzoga, utabuza amafaranga 1000 yagura inzoga, yagura icupa. Urabyumva? Gukiranuka nyako si ukubaho abapfumu batari, ni ukubaho bari mu gaturana, ukanabana n'abantu babajyamo, ariko ntujye kuraguza kandi utabuze amafaranga yaraguza. Yohana aravuga ngo yabonye urwo rurembo rwera Yerusalemu, ngo rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, ngo rwiteguwe, ngo rurimbishijwe, ngo nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ngo agiye kubona, ngo agiye kumva, yumva ijwi ryiyicaye kuri ya ntebe rivuga ngo ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, ngo izaturana nabo, ngo izabana nabo, ngo izaba Imana yabo, ngo nabe baba abantu bayo. Kandi hari ibintu Imana ibikiye abantu baboneje amatabaza yabo, bantu b'abanyabwenge, ngo kurira cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntabwo bizongera kubaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Natangiye mbabwira ngo buri muntu wese azi ikintu yarokoye. Bambajije ngo kutumvira Imana niki? Hari ikintu buri muntu wese mu murimo ukora, icyo uko wahamagawe, imyaka umaze mu idini, mu rusengero, uzi ikintu warokoye, uzi ikintu gituma amavuta yo mu itabaza ryawe ameneka, urakizi. Ubu rero hari n'abantu babizi neza ko mu matabaza yabo nta kintu kirimo, agahora ashaka no kumena amavuta y'abandi, agahora ashaka kumena amavuta yo mu matabaza y'abandi. Uyu muntu nimuhura ukabihishurirwa ukamenya ko mission ye ariyo kumena amatabaza y'abandi, uyu muntu uzamugireho ubwenge, uyu muntu uzamwitondere. Yesu rero haca umugani, haravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'aba bakobwa 10 bari bategereje umukwe, bakoraga ibiterane nk'uko abandi bose babikora, bakoraga nibature nk'uko abandi bose bayikora. Hanyuma ngo ariko muri bo 15 bari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfu. Hanyuma ngo haza kubaho urusaku ruvuga ngo, ariko ngo haza kubaho urusaku ruvuga ngo umukwe araje. Nyamara aba bakobwa 5 b'abanyabwenge mu mperezo zabo bari barazigamye amavuta. Mama, ndagira ngo intambara ucamo ntizikubuze kuzigama amavuta, ubukene ucamo ntibukubuze kuzigama amavuta, abarozi bakuroga ntibaguteshe kuzigama amavuta, kuko hano imbere hari icyo amavuta agiye gukora. Hari aho amavuta agiye kudutambutsa, hari aho amavuta agiye kuguhindura. Uwo abantu bakubonaga we, amavuta agiye guhindura ibintu.
hari aho amavuta agiye kukwicaza, hari aho amavuta, hari icyo amavuta agiye kukwambika, hari ibintu amavuta agiye gusenya, byagusenye. Hano imbere amavuta agiye gukora, hano imbere haratambuka umuntu ufite amavuta, ngo habaho urusaku ruvuga ngo umukwe araje. Abakobwa b'abanyabwenge bafata amavuta yabo bashyira mu matabaza, kandi nsubiye inyuma gato ngo barategereje, habaho gusinzira. Urumva neza, gusinzira bivaho, habaho guhunikira. Guhunikira ngo ubundi umuntu ahunikira ni kwa kundi umuntu asinzira atabishaka, karagutwaye ariko ugashiguka, ukongera ukumva agatotsi karagutwaye ariko ugashiguka. Uko ni uguhunikira. Gusinzira ni kimwe no guhunikira ni ikindi. Ngo barahunikira, ariko abanyabwenge bahunikirana amavuta yabo mu mperezo n'amatabaza yabo. Abapfu ngo bahunikirana amatabaza adafite amavuta, badafite imperezo zifite amavuta. Ngo haza kubaho urusaku ruvuga ngo umukwe araje. Abanyabwenge barakanguka, barangije gukanguka bacana amavuta yabo, basuka amavuta mu mperezo, bacana amatabaza yabo, haraka. Ababwiye ngo Imana ni umucyo, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mucyo, mu kuri no mu mwuka. Abapfu ngo bika bakabye basanga nta kintu bafite mu mperezo, kandi bari babizi ko umukwe naza. Bari babizi ko umukwe naza gahunda ari ukumucanira, kuko umukwe akorera mu mucyo. Umukwe ubwe ni umucyo, n'abamukorera bagomba gukorera mu mucyo. Hanyuma ngo basabye ku bahanjuzi, nararikunze cyane, ngo basabye ku banyabwenge. Abanyabwenge barababwira bati nimujye mu bahanjuzi gushaka amavuta. Mwari muzi ko aya mavuta adasangirwa. Aya mavuta umugore ntiyayasangira n'umugabo, aya mavuta umuvandimwe ntiyayasangira. Ntabwo, niyo mpamvu nujya mu rusengero nk'uboneje amavuta ye, mbega nk'ucunze imperezo ye n'itabaza rye. Ntihazagira umuntu ntabwo mu rusengero ntukajye mu rusengero nk'aho hari umuntu ugiye gusenga, nk'aho hari umuntu waguhamagaye mu rusengero. Oya, ujya mu rusengero ubizi neza ko isaha n'isaha umukwe ashobora kugutungura, ugacana itabaza ryawe, ugafata imperezo yawe irimo amavuta ukayisuka mu itabaza ryawe, ugacana. Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, haravuga ngo muri umunyu w'isi. None numara gukayukwa ugakandagirwa uzaba ukiryoshye. Ndagira ngo umenye uwo uriwe, aho uri, aho ukorera, aho utuye, igihugu ubamo, muri famiye, mu muryango washatsemo, aho uvuka, umenye kuri umucyo. Muri bisi ugenda, mu ndege, umenye kuri umucyo, uri umucyo. Hanyuma ngo abakobwa barasohoka, abapfu barasohoka, bajya mu bahanjuzi guhanjura. Ntabwo umuntu ahanjura igihe cy'umukwe cyageze, umuntu ahanjura umukwe ataraza. Iyo umukwe yaje biba byarangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo hanjura umukwe, ufite amahirwe yo guhanjura umukwe ataraza. Naho umukwe naramuka hageze bizagupfana, ntabwo bizagushobokera. Hanyuma ngo baragenda barahanjura mu bahanjuzi. Bamaze guhanjura, njya ntekereza ko aribwo bibutse kwiyiriza ubusa, nibwo bibutse kwiyeza, nibwo bibutse kwatura ibyaha byabo n'ibicumuro. Ariko babikora igihe cyabarenganye, babikora igihe cyabatambutseho. Hanyuma ngo bagarutse, kandi umukwe yaraje ahita akinga urugi. Ubundi iyo umukwe ahageze ahita akinga urugi. Ngo amaze gukinga, aho bahageze baramukomangira. Harababaza ati mwebwe muri bande? Njya ntekereza ko aba bapfapfa mwumva bivuze ibigwi, baramwisobanuriye, baramubwira bati buriya ntabwo tuzi muri korari runaka, ntabwo tuzi muri korari Twantona, ntutuzi mu kidiyakoni, ntutuzi. Ngo ari umuririmbyi wo muri kantike yaravuze ngo umugabo nta bwenge, yagiye nta rwandiko, ngo agira ngo azinjira nk'uko abandi binjira. Hanyuma Mukristo we na Byiringiro bari bafite ngo urwandiko rw'agatanga ka mbere, bari bafite urwandiko rw'inzira. Umunsi bajyaga mu ruzi rw'urupfu, bibiranye n'uru rwandiko. Hanyuma ngo bamaze kuva mu ruzi rw'urupfu, ngo basanga hakurya y'inkombe y'urwo ruzi hari abamarayika baje kubategereza. Barabatwara babinjiza ku irembo, babajyana muri rwa rurembo rwera, babaha karibu, babaha ikaze. Bari biteguwe nk'abashyitsi, bari biteguwe nk'abageni, bari biteguwe nk'abanyacyubahiro. Hanyuma rero umugabo nta bwenge we
ngo ageze ku ruzi rw'urupfu aravuga ati jyewe buriya natanze icya 10 cyinshi. Uzi yuko uyu mukwe yakinze icya 10 cyawe watanze udakizwa nta gaciro kigira? Uzi ko uyu mukwe yakinze amakarito y'amakaro watanze nta gaciro agira? Uzi ko uyu mukwe yakinze umushahara wawe mwinshi uhembwa nta gaciro bigira iyo umukwe yakinze? Uzi ko iyo umukwe yakinze ko warantonye neza muri korari udakizwa nta gaciro bigira? Uzi ko iyo umukwe yakinze ko warabwirije neza ugahanurira abantu udakizwa udakiranuka nta gaciro bigira? Hanyuma ngo ageze ku ruzi uyu mugabo nta bwenge, ngo abwira umusarara amwambutsa nta bwenge, avuga ati jyewe natanze ibya 10, natanze amaturo urumva neza, nagiye kugaburira abantu, mpamagara kamera, nambitse abakene, hari imirimo nakoze umva nkubwire. Imirimo iyo uyikoze udakiranuka byose nizera imbere y'Imana. Gukiranuka ni kimwe, washyiraho n'imirimo bikaba ikindi. Gusenga ni kimwe, washyiraho n'imirimo myiza bikaba ikindi. Kimwe ni moteri y'ikindi, kimwe gisapotinga ikindi, kigirira umumaro ikindi. Hanyuma ngo ageze ku marembo arakomanga, kandi nta muntu ujya uhakomanga. Baramubaza baturinda, aravuga ati jyewe ubu nta bwenge, nurutse mu isi, nubatse insengero narazisakaye, murabyumva, nakiraga abashyitsi buri munsi w'amateraniro, mbese naguriye korari ibyuma. Baramubaza ngo noneho duha urwandiko. Ntushobora kwinjirayo udafite urwandiko rwitwa gukiranuka, udafite urwandiko rw'uko wacunguwe, wizeye Kristo, wizeye umusaraba n'imbaraga z'umusaraba. Umuririmbyi yaravuze ngo ibyaha byanjye Yesu yarabimbabariye, ngo watigeze akora icyaha na kimwe, kandi ngo ibyaha byanjye Yesu yarabimbabariye, ngo abihamba mu mva, ngo maze arazuka, ngo ampuze na se, ngo kugira ngo nagaruka nzamushimire ibyo. Aravuga ngo dore urukundo rwatumye nkunda. Ndagira ngo nkubwire wowe unkurikiye ko haracyariho ibyiringiro, kuko hari urukundo wagukunza kigufitiye. Haracyari ibyiringiro byo guhanjura ukabika amavuta mu mperezo zawe, ugategura itabaza ryawe, ukaritegurira kuzaricanira umucyo. Iri tabaza rero twarigereranye n'imirimo umuntu akora akiranuka, twarigereranye no gukiranuka, twarigereranye no kubaho ibyaha biri ariko ntubikore, twarigereranye no guturana n'ababikora ariko ntukorane ibyaha nabo. Iri tabaza twarisobanura bukira bugaca. Kandi mbibutse ko umwanditsi w'ijambo Matayo yaravuze ngo ubwami bwo mu ijuru buzatungurana nk'umujura. Yaba nyir'urugo yarazi ko umujura azamutera, yakabaye maso akarinda urugo rwe. Ariko ubwami bw'ijuru kandi buzatungurana nk'uko umujura atungurana. Mujye musoma Bibiliya mwumva icyo Bibiliya ivuze. Ndagira ngo dusenge, wowe unkurikiye wumvisha icyamennye amavuta mu mperezo yawe. Nyamara wari uzi ko utegereje umukwe, abantu bakubona babona utegereje umukwe, ariko wowe n'umutima wawe muraganiriye, wumva waratandukiriye, wumva wagiye inyuma y'ibyasezeranijwe, wagiye hirya y'amasezerano, ariko uyu munsi hari ibyiringiro by'uko wagaruka mu masezerano. Turagushimiye, tuguhimbarije kuri umunyembabazi, warabambwe turabamburwa, kandi warapfuye ntabwo uzongera gupfa, wazukanye intsinzi, uri intwari mu ntambara. Nta ntambara n'imwe urya urwana ngo uneshwe, kandi watsindiye isoko ryo kurengera abatuye isi. Waravuze ngo abantu barushye kandi baremerewe nibagusanga baruhure, kubera ko uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Uri ibyiringiro by'abantu bagufite, uri bendera ry'abantu bakwizera, uri ubwugamo bw'abera. Ni wowe wuzuye imbabazi, ni wowe wuzuye kwera, ni wowe wuzuye gukomera, ni wowe wuzuye ubutware, ni wowe wuzuye ubushobozi. Turabigushimiye, turabiguhimbarije, tugushimiye kuri umunyamaboko kandi uteze ibiganza kugira ngo uruhure buri muntu wese ukugana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Sengeye umuntu unkurikiye uneze amatwi, arisuzumye, asanze imperezo ye nta mavuta akirimo, asanze imperezo ye hari ibyamennye amavuta, kandi ari mu bantu bategereje umukwe. Ndamusengeye ngo umuhe amavuta mu mperezo, muhe imbaraga, mukomereze amaboko, murwanirire, umuneshereze kuko uri Uwiteka. Hari undi muntu warinze imperezo ye irimwo amavuta, ndetse ariko hari ibituma ahunikira kuko umukwe aratinze. Iyo umukwe atinze umuntu abona
kubona umugabo bitagishobotse akishingira. Iyo umukwe atinze mu burwayi, umuntu aravuga ngo Imana itinze kunkiza, kandi yarabimbwiye akajya kuraguza, akajya mu bapfumu. Iyo umukwe atinze umuntu arirwanirira agafata amadeni. Iyo umukwe atinze umuntu aba umwesikoro akitwa umuhemu. Iyo umukwe atinze ari ibintu byinshi. Umukwe yatinze abantu barahunikira, bisobanuye guhunikira. Ariko ndasenze kugira ngo uyu muntu ufite itabaza ndetse n'impereza ifite amavuta, umurindire amavuta, umurindire itabaza rigiye, kugira ngo umukwe naza azinjirane n'umukwe. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho umugisha ababyeyi, umugisha abagabo, umugisha abakobwa n'abasore, umugisha abarwayi, ubazure ubakize mu burwayi, umugisha abari mu nzu y'imbohe babohorwe n'iri jambo, kuko ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni umuhigi, rirahiga rikavumbura. Mwuka wera nariherekeze, kandi Mwami Imana Nyiringabo, Mwuka wera nagenderera umuntu wese unteze amatwi, kugira ngo yaguke mu buryo bwo kumvira ijambo. Urakoze, amusobanurire kuruta uko ndisobanuye. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane ku magambo meza Imana itugejejemo inyuze muri wowe. Imana ibishimirwe cyane. Ni amagambo akomeye, kandi ni amagambo akenewe muri iki gihe. Niki kigutera gushira amanga Kireze kuvuga amagambo abantu batakivuga? Erega hari amararo twararanye n'Imana, hari amajoro twararanye n'Imana, hari ingendo twagendanye n'Imana. Tumenye neza ko iby'ubu buzima bizashira. Biravuze ngo tubikiwe ibyo kubaho iteka. Niyo mpamvu Yohana yanditse ejo bundi mu nzandiko ze, aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. Reka tukomeze mu kindi kiganiro. Ndabizi ko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Cyakora Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Kuba tuzasa nawe nibyo niko tuzasa. Uko azaba niko tuzaba turi. Yes, uko azaba yambaye niko tuzambara. Ubwiza azaba afite nibwo tuzaba dufite. Ibyo nibyo bidutera gushira amanga.